Inama y'umunsi y'abashakanye, uko wahagarika impaka zitarangira z'amafaranga hagati yawe n'umukunzi wawe. Impaka zerekeye amafaranga ntabwo zishobora kubura uko byagenda kose. Amafaranga ni ingingo ishyushye kandi tugendeye ku bushakashatsi mu bisanzwe, amafaranga niyo soko ya mbere y'amakimbirane mu bashakanye. Yerekana imbaraga kandi burya ni nayo soko yo guhaza ibikenewe. Kubera iyo mpamvu rero biroroshye kumva uburyo ashobora guteza ibibazo mu rugo rwanyu. Mu gihe muri mu kiganiro n'uwo mwashakanye kijyanye n'amafaranga, urebye ibice byinshi by'iki kiganiro bishobora kuzana impaka ku mubano wanyu. Gusa ariko hari ingamba mushobora gushyira mu bikorwa nk'abashakanye mu buryo ingingo y'amafaranga igeze ushobora kwirinda imirwano cyangwa se gutongana no kuburana bya hato na hato ku byerekeranye n'iyi ngingo. Bwa mbere, reka mugerageze gukora ingengo y'imari cyangwa se ibitekerezo byawe ku giti cyawe, ubishyire ku ruhande, hamwe na mugenzi wawe abishyire ku ruhande. Uzabizane byanditse ku rupapuro, hanyuma mwicare hamwe nk'abashakanye, murebe buri wese intumbero ye. Ibaza uti, ese niki nkeneye none aha ngaha kuri uyu munsi? Umukunzi wawe wakeneye iki? Ese ni ibiki dutegereje mu minsi izaza? None se twifuza kuba mu myaka 5 cyangwa se imyaka 10 iri imbere? Ese kujya mu biruhuko ni ngombwa nk'abashakanye cyangwa uko kuno mwaka reka ntituzabigemo? Niba rero ari ngombwa, reka mutangire kuzigama kubera ibyo biruhuko muteganya, kandi mukore mugendeye kuri iyo ngingo y'imari mwihaye. We n'uwo mwashakanye nimumara gupanga neza gahunda zanyu, ukabuzabona neza ibintu uko byifuza kandi bikaba bizagenda neza cyane. We n'uwo mwashakanye buri wese namara gushyira ibintu bye ku murongo, nibyo bizatuma mwicara maze mu biganireho icyo mutahuje ugisobanurire neza, kandi nawe icyo utumvise ku mukunzi wawe agerageza kigusobanurire. Kubera yuko kenshi rero buri wese abashaka ko ibyo ari byo bijya imbere, muzicara hanyuma murebe ibikenewe cyane kurenza ibindi, maze ari byo muzabanza. Icya kabiri, ntukigire umubyeyi wa mugenzi wawe. Impaka zerekeranye n'amafaranga zibaho, ariko ikintu cy'ingenzi ugomba kuzirikana ni uko utaba umubyeyi wa mugenzi wawe ngo umwereke buri kintu cyose agomba gukora akoresheje amafaranga yawe. Ntabwo ari wowe buri gihe ugomba kugira igitekerezo cya nyuma ku mubano wanyu, cyane cyane ku byerekeranye n'amafaranga, kandi buri gihe ugomba gutega amatwi ukumva icyo mugenzi wavuga, cyane cyane ku byerekeranye n'iyi ngingo. Emera ko mwese mushinzwe imari yanyu kandi ko hagomba kubaho ubwumvikane. Ibi ngibi rero bikaba bizabyara inyungu zisangiwe ku mpande zose. Ikindi, iga gukoresha umutungo. Ntuziyaze gushaka ubwo bufasha niba wowe n'uwo mwashakanye mufite ibibazo byinshi kuri izi ngingo. Ushobora gushaka umujyanama ku bw'icungamari, ndetse ikindi cyabafasha ni ukureba ibisanzwe bifitanye isano n'amafaranga byavuzwe cyangwa se byakozwe n'abahanga. Hari ibitabo rero bifite intego ivuga ku mafaranga byabafasha kandi byafasha urugo rwanyu gutera imbere na zino mpaka zikaba zagabanuka cyane. Muri ibi bitabo rero harimo nk'icyitwa Total Money Makeover cya Dave Ramsey, hari icyitwa 3 Keys to Financial Contentment cy'uwitwa Lon Brew, ndetse hari n'ikindi cyitwa Everyday Millionaires cy'uwitwa Chris Logan. Icara n'uwo mwashakanye ubundi mukore gahunda y'amafaranga, kandi nibashobokera mubashe gusoma n'ibyo bitabo. Ese abari gahunda mufite yerekeranye n'umutungo wanyu, hari ingengo y'imari mwakoze se yabafasha hamwe n'ibyemezo mu rugo rwanyu? Buri wese azi ibyo atekereza afatanyije na mugenzi we. Turaza kwishimira kumva mu gice cy'ibitekerezo. Imana ibaho umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministry International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.